Murakaze neza muri Iga Neza Limited. Dutanga ubujyanama n'inyunganizi mu kuzuza inshingano zijyanye n'imisoro. Dufite kandi n'inzobere mu ibaruramari, ubugenzuzi, imikoreshereze ya IBM ndetse n'ubucuruzi muri rusange. Muraho neza, ni mwarimu Ferdinand nk'uko bisanzwe. Nizere ko ubuzima bumeze neza. Gahunda ni yayindi, ni ukurya imbuto no kunywa amazi ahagije. Inzego zibishinzwe zikomeze zidufashemo kugira ngo imbuto ziboneke. Umujyi wa Kigali ndetse n'intara ndetse na minisiteri bishinzwe badushishikariza gutera ibiti. Cyane cyane rero reka dushyiremo ibiti by'imbuto. Ariko umujyi wa Kigali agatekerezo buriya ubusitani bwose n'ibi biti tubivanze n'iby'imbuto, abantu bakazajya bagenda, hakaba hari amazi nk'uko byari bimeze muri Covid, umuntu atoragura urubuto aruronga ahita yirira akomeza, bikaba bibujijwe gupakira mu bikapu. Muzi ukuntu byagenda neza. Reka tugaruke. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'imisoro. Umusoro ureba umuntu uri gucuruza cyangwa wagize income. Umwe muri abo ushobora kuba wagize income uri gucuruza cyangwa ukagira income utacuruje, hari indi mirimo wakoze ikaguha umusaruro. Income ni umusaruro cyangwa inyungu. Iyo umuntu atangiye ibikorwa by'ubucuruzi, yaba ubucuruzi bw'ibicuruzwa bifatika cyangwa serivisi, asabwa kwiyandikisha. Itegeko riteganya ko ugomba kwiyandikisha mu minsi 7 utangiye ubucuruzi. Kwiyandikisha bikorerwa mu kigo gishinzwe kwandika ubucuruzi, ikigo gishinzwe iterambere nicyo cyandika ubucuruzi, aricyo Rwanda Development Board RDB. Hanyuma hari abandi baba bagiye gukora ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa bitari by'ubucuruzi, biyandikisha aha hakurikira. Hari kwiyandikisha mu kigo gishinzwe amakoperative mu gihe ari koperative, hari kwiyandikisha mu kigo cy'imiyoborere RGB, ku bigo bitari ibya leta kandi bitagiye gukorera inyungu z'ubucuruzi. Birumvikana baba bagiye gukorera izindi nyungu ariko zitari z'ubucuruzi, kuko ikintu kitarimo inyungu ntawagikora. Iyo umaze kwiyandikisha ukaba ugiye mu bikorwa by'ubucuruzi, usabwa gusaba IBM ugatangira kuyikoresha. IBM ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu gutanga inyemezabuguzi. Ni itegeko rero kuyikoresha, itegeko rigena uburyo bw'imisoreshereze rya 2023 rigena ko mu ngingo yaryo ya 17 na 18 ni itegeko gukoresha ikoranabuhanga ryemewe n'ubuyobozi bw'imisoro mu gutanga inyemezabuguzi. Iryo koranabuhanga rero ririmo ibyiciro bitandukanye bitewe n'ubucuruzi bwa buri muntu. Hari irishyirwa mu mashini za computers zisanzwe, yaba izigendanwa cyangwa izitagendanwa, yaba ndetse na tablet. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwa IBM. Hari uburyo bwa kabiri bushyirwa muri telefone. Ubwo nubwo abacuruzi batoya bacuruza ibicuruzwa bidakenera ubundi bubiko, akaba ari byo bari gucuruza gusa. Iyo telefone igomba kuba ari smartphone kugira ngo ishobore kujyamo IBM. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwa online. Nk'abantu batanga serivisi
ubu ntabwo baba bakora fagitire nyinshi, icyo gihe bahitamo ubwo buryo bwa online. Hari ubundi buryo bwa kane, ni uburyo bw'ikoranabuhanga abacuruzi baba basanganwe, mukora fagitire zisanzwe, hanyuma bakajya gusaba Rwanda Revenue kwibahuriza iryo koranabuhanga ryabo basanzwe bakoresha ndetse n'ikoranabuhanga rya IBM, mu gihe iryo koranabuhanga ryujuje ibisabwa. Birumvikana iryo koranabuhanga ugomba kuba ufite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kugira ibyo urihinduramo, ukaba hari ibyo wakongeramo. Igihe rero nk'iri koranabuhanga abantu bagura kuri internet, ukaba utazi ngo ni iryande, kubize bafite ubumenyi kuri ICT, nibyo bita source code. Icyo gihe nimba utabifite ntabwo uri bushobore kongeraho ikindi kintu, urikoresha uko riri. Iryo rero ryo ntabwo wasaba kurihuza. Hanyuma hakaba n'irindi koranabuhanga nyine Rwanda Revenue itanga, bisaba ko uzajya ukora uri online. Reka tubibutse ko IBM iyo ari yo yose, iryo koranabuhanga ritanga ryifashishwa mu gutanga inyemezabuguzi, rifite ubushobozi bwo gukora uri kuri internet cyangwa se utari kuri internet, kubera ko ntabwo ahantu hose haba hari internet ihagije mu gihe icyo ari cyo cyose. Birashoboka rero ko ugomba kuba wakora utari kuri internet, ariko icyo gihe amakuru agarukira muri IBM yawe, agarukira mu gikoresho cyawe, ntabwo agera muri Rwanda Revenue. Kandi muba mugomba gusangira amakuru, kuko nko ku bacuruzi Rwanda Revenue buriya ni umuhuza. Ni umuhuza hagati y'uwagurishije n'undi waguze. Bivuze rero uwagurishije n'uwaranguye, Rwanda Revenue niyo ibahuza kugira ngo ibyo waranguye bigere mu ikoranabuhanga ryawe, bigomba kunyura muri Rwanda Revenue. Urumva rero iyo udashyizeho internet nta buryo byagera muri Rwanda Revenue. Kandi iyo bitageze muri Rwanda Revenue, urumva wakuranguriye we ntabwo aba akibibonye. Nawe iyo ugiye gukora imenyekanisha ntabwo ubibona, bikaba byakuzanira ibibazo byo kuba wadekarara ibitari iby'ukuri kandi rwose utari ubigambiriye. Ni byiza rero ko abantu mwese mukoresha iryo koranabuhanga muzajya mugera igihe ndetse kitari kinini, iminsi 2-3, ugashyiraho iryo koranabuhanga. Rwose ndabarabuye nka mwarimu, ntabwo ugomba gukora imenyekanisha utaramenya ko amakuru yawe ufite ahuye nayo Rwanda Revenue ifite, kubera yuko byazana ibibazo. Iyo umaze gukoresha iryo koranabuhanga rero, ko ari ryo ribanza, hari imisoro buriya ibikureba nk'umucuruzi utangiye ubucuruzi, ariko iyo misoro ntabwo igihe cyose ari imwe. Nta mucuruzi wakwishyura imisoro y'ubwoko bwose, ahubwo imisoro ishingira ku bikorwa, ishingira ku musaruro cyangwa igashingira ku bikorwa umuntu yakoze. Bivuze ko imisoro y'ibanze ireba bose ni umusoro ku nyungu, ni umusoro w'ipatante. Patante ni uburenganzira bwo gukorera ibikorwa by'ubucuruzi mu karere runaka. Hanyuma umusoro ku nyungu ni ukuba wungutse. Haza rero n'umusoro wa TVA utareba bose, ureba abantu baba bawanditseho gusa. Umusoro wa TVA cyangwa VAT ni umusoro ku nyongeragaciro. Abantu bawiyandikishaho bakajya bawukusanya nk'uko twabivuze mu nyigisho zacu, hanyuma bakawushyikiriza leta. Bivuze ko rero ushobora kuwiyandikishaho ku bushake, ariko hari n'abasabwa n'itegeko kwiyandikishwa kuri uwo musoro. Abo ni abagize igicuruzo. Igicuruzo bivuze amafaranga yose umuntu yakiriye mu gihe cy'amezi 3, ubwo ni mu gihembwe, arenze miliyoni 5. Icyo gihe itegeko rigusaba ko ugomba kwiyandikisha kuri uwo musoro, ukajya uwukusanya mu gihe uri gucuruza, ukawushyikiriza Rwanda Revenue.
abandi ikindi cyiciro cya kabiri ni abatagejeje miliyoni 5 mu gihembwe ariko mu mwaka bakageza miliyoni 20. Abo nabo itegeko ribasaba ko bagomba kwiyandikisha kuri uwo musoro. Murumva ko uwo musoro ntabwo ureba abantu bose bari gucuruza. Hari n'indi misoro igenda iza bitewe na serivisi urimo cyangwa ubucuruzi urimo. Ubu ntabwo waba udakora ubucuruzi cyangwa udafite ubucuruzi bufite aho buhuriye n'amabuye y'agaciro ngo ugire aho uhurira n'umusoro ku mabuye y'agaciro. Urareba abacuruza cyangwa abacukura cyangwa abafitanye isano n'ubucuruzi cyangwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari umusoro ku byaguzwe. Nimba udacuruza ibyo bicuruzwa cyangwa serivisi ntabwo uwo musoro ukureba. Icyo gihe uwucibwa uri kugura cya gicuruzwa cyangwa ya serivisi. Nk'uko bisanzwe twabonye yuko umuguzi ari we ucibwa imisoro yose. Ku mucuruzi, abacuruzi bose icyo bakora ni ukuyikusanya hanyuma bakayishyikiriza leta binyuze mu imenyekanisha no kudekarara mu bihe biba byagenwe n'itegeko, ari byo tugiye kuvuga. Ku musoro ku nyungu, iyo umuntu yiyandikishije aba wanditsweho hanyuma udekarara bitarenze tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo ni ukuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka ukurikira uwo wiyandikishijemo. Icyo gihe uri kudekarara ibikorwa wakoze muri uwo mwaka wiyandikishijemo, nibwo udekarara bwa mbere. Udekarara rero ibiki? Wishyura umusoro ungana ute? Umusoro ushingira ku yo wacuruje. Ayo wacuruje niyo agena icyiciro. Aha reka twibukiranye ko watangiye ibikorwa ugiye gucuruza, byanze bikunze ikoranabuhanga riba ryarubatswe ku buryo hari umusoro ugomba guhita wandikwaho n'uburyo ugomba kuwishyura. Ni uburyo rero bwa 3%. Abantu bose biyandikishije ko bagiye gucuruza babanditse kuri 3%. Hanyuma igicuruzo kuko ari cyo kigena ayo bazishyura, ni uburenganzira bwabo cyangwa ni amahitamo yabo kujya ku kigo cy'imisoro n'amahoro mbere y'uko badekarara bagasaba ko babashyira mu buryo bukwiriye bugendanye n'igicuruzo cyabo. Umusoro ubarwa rero uhereye kuri miliyoni 2 kubera ko itegeko risonera ubucuruzi bwagize igicuruzo kiri munsi ya miliyoni 2. Uyu musoro ku nyungu. Igicuruzo kiri munsi ya miliyoni 2, ese igicuruzo ni iki? Igicuruzo ni amafaranga yose umuntu aba yakiriye uko agenda agurisha. Ayo mafaranga yo yateranyije niyo yitwa igicuruzo. To yari munsi ya miliyoni 2 rero itegeko ryasoneye uba yagize ayo mafaranga ko nta musoro agomba kwishyura. Uradekarara umusoro ukaba 0. Ni byiza kudekarara kubera ko ikoranabuhanga ryo riba ryubatse. Iyo utadekaraye bishobora kuguteza ikibazo mu gihe uzajya kudekarara, bikaba byagutwara umwanya wo kujya gusobanura kutagombaga kudekarara cyangwa wo kujya gusaba ubufasha butari ngombwa. Kandi kudekarara ari ibintu byoroshye bigufasha mu kuba tini yawe iri ku murongo cyangwa ubucuruzi bwawe buri ku murongo mu ikoranabuhanga rikoreshwa. Hanyuma abagize igicuruzo kiri hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 12 bishyura umusoro mu buryo bukomatanyije, wakwita flat regime. Babukomatanyije igicuruzo n'inyungu. Bishyura muri ubwo buryo aho buri cyiciro bitewe n'amafaranga hagabanyijemo ibyiciro 4, aho buri cyiciro cyishyura amafaranga angana. Ni ukuvuga guhera kuri miliyoni 2 kugeza kuri miliyoni 4 y'igicuruzo ku mwaka uba ugomba kwishyura 60,000 ku itegeko ribiteganya. Miliyoni 2 rero buri ubishyize mu mibare isanzwe yoroshye, usanga ari umuntu wakira amafaranga mu ntoki ze. Nimvuga mu ntoki no kuri telefone harimo no kuri banka. Ni umuntu wakira amafaranga
5,333 ku munsi. Uwo wese niba uzi ko wakira ayo mafaranga ku munsi uba urebwa n'uyu musoro. Hanyuma hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 4 bishyura 60,000, miliyoni hejuru y'enye kugeza kuri 7 bakishyura 120,000 umusoro ku nyungu ku mwaka. Hanyuma kuva kuri 7 kugera ku 10 bakishyura 210,000. Hanyuma kuva ku 10 ujya kuri 12 kuko ariho iki cyiciro kigarukira bakishyura 300,000. Icyo gihe rero iyo umaze kwishyura umusoro w'umwaka bitarenze tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, usabwa noneho gutangira kwishyura avance y'uwo mwaka urimo, umusoro witwa umusoro wo ku gihembwe. Tutarajya gusobanura ibihembwe uko byishyurwa, reka tubanze tubasobanurire noneho icyiciro gikurikira abarengeje miliyoni 12. Ni ukuvuga ko kuva kuri miliyoni 12 kugeza kuri miliyoni 20, zitaragera kuri 20, zitarenze 20, bishyura 3%. Ni ukuvuga no gufata amafaranga wacuruje yose miliyoni 13, 17, ayo wacuruje kuyakuba 3 kugabanya 100. Bivuze ko rero itegeko ryateguye ko cyangwa ryateganyije ko ufite amahitamo y'ubundi buryo bubiri. Ubwo buryo ni ibaruramari ryoroheje, ubundi buryo ni ibaruramari nyakuri. Ibaruramari ryoroheje ku batarize ibaruramari n'ibaruramari nyakuri bitandukaniye. Ibaruramari ryoroheje ni ryo ryakoranabuhanga twavuze yafasha umuntu wese urikoresha. Ni ugufata amafaranga yose wakiriye mu mwaka ayo wacuruje, yaba waracuruje kashi cyangwa se ku ideni, ndetse n'amafaranga yose wishyuye n'ayo uzishyura ariko y'uyu mwaka. Hanyuma ugafata ayo ngayo wakiriye ayaje gukuramo ayo wishyuye, hagasigara inyungu. Hanyuma ibaruramari nyakuri, amategeko ateganya ko yaba y'ibaruramari yaba n'ay'imisoro, ateganya ko ufata amafaranga yose winjije ugakuramo ayo waranguje, yaba cash cyangwa se on credit, on ku ideni. Mu Gifaransa baravuga ngo pas de crédit pas de commerce. Ni ukuvuga ko ushobora gucuruza bakwishyura cyangwa ukarangura wishyura cyangwa se ku ideni. Icyo gihe ntabwo bikuraho ko mu bitabo by'ibaruramari handitswe ko waguze cyangwa wacuruje. Hanyuma rero hari n'ibindi amategeko yemera ko ukura mu musaruro muri cya gicuruzo, kabone n'ubwo abatari amafaranga wakuye mu bucuruzi ngo uhite uyishyura umuntu runaka. Twafata nk'urugero, nujya nko ku bigo by'imari ugafata amafaranga twakwita ay'ibyago uzagira byo kuba utakwishyurwa, ubwo ni provisions. Ayo ni amafaranga ikigo kibika, ariko akaba atari amafaranga bishyuye umuntu runaka. Biravuze ngo niba umukiriya, dufate nk'ikigo cy'imari, aje kugusaba inguzanyo, haba hari amahirwe cyangwa ku rundi rukande hakaba ibyago by'uko uwo mukiriya atazishyura. Mu mategeko rero agenga inguzanyo ateganya ko ugomba kugena amafaranga azifashishwa mu kwishyura iryo deni uwo muntu atishyuye. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ayo mafaranga amategeko yemera kuzayakura mu musaruro usoreshwa.
kandi ntabwo aba ari amafaranga ikigo cyishyuye umuntu runaka. Hari mu bucuruzi busanzwe abantu bagira imodoka, bagira inyubako. Nimba ufite inyubako yanditse kuri bizinesi, biba bivuze ko uwo mutungo uzasaza. Hari ubwisazure rero, depreciation. Nimba inyubako uyiguze amafaranga miliyoni 100, ukaba uyakuye mu bucuruzi, ntabwo ayo mafaranga miliyoni 100 uzayakuramo nk'ayatunze umwuga, ahubwo arasoreshwa buri mwaka akajya havamo make 5% buri mwaka yayo, kandi urumva ntabwo ari amafaranga umucuruzi aba yafashe ngo yishyure umuntu runaka. Niryo tandukaniro ry'ibaruramari ryoroheje n'ibaruramari nyakuri mu buryo bw'incamake. Hanyuma rero iyo urengeje miliyoni 20, ni itegeko ko wishyura mu buryo bw'ibaruramari nyakuri. Hanyuma iyo umaze kubara inyungu, icyo ukurikizaho ni ukubara umusoro kuri ya nyungu. Ku bigo inyungu isoreshwa kuri 28%. Hanyuma ku bantu ku giti cyabo, ubucuruzi bwanditse ku muntu ku giti cye, ni ugufata ya nyungu wabonye, yaba ari mu buryo nyakuri cyangwa mu buryo bworoheje, ugafata iyo nyungu ukayigabanya mu byiciro bikurikira. Guhera kuri 0 kugera ku 720 uyishyuraho 0%. Hanyuma kuva kuri 720 kugera kuri 1,200,000 uyishyuraho 10%. Kuva kuri 1,200,000 kugera kuri 2,400,000 uyishyuraho 20%. Hanyuma ari hejuru ya 2,400,000 uyishyuraho 30%. Warangiza ukayateranya. Ntabwo bivuze ngo nimba wungutse 3,000,000 kuko zirenze 2,400 urahita ukubaho 30%. Oya, siko bikora. Uyacisha muri ibi byiciro, hanyuma warangiza ukayateranya. Murakoze, ubutaha tuziga ku yindi ngingo. Iganeza Limited duhari ku bwanyu, ku bujyanama ndetse n'izindi nyunganizi zose mwakenera.